Pastor K uri umwana mubi do ndabivuze kuri live uri kunyumva niyo Minerval wari waranyemereye umwana wanje unushaka uzayireke nubundi nagurayima iyo Minerval wari utarayima bayishu wari utaramiyo Minerval y'umwana uzayihore nta kibazo bapipe ntago byavamo nje polisi ramfunga njewe Pastor Kim ngo amagaye kangahe kwa mbizi ko ari zamukana wiseka Pastor K ndi kukureba wiseka muri comment wiseka sinigize nkuvuga nabi nje navuze ukuntu ngukunda kuntu nakurwanire kuntu nagize gute ukajya gusaba imbabazi ukaneza abantu kangira incajwe murashaka kumfungisha murashaka kunkira muri izo swaga zanyu ngiye ko buri muntu wese uvuze Pastor Kim nabi mubaga ko mwese mukobwa wanje gute ngwino hano Pastor Kim kora request muzamu ngiye nago nabyemera Pastor Kim ndajya nkomenyesha ki wanje polisi yaneye abapolisi 20 barurira ibikuta barurira ibipangu n'imbunda ku mugongo umukozi wo muri kontwari no mu byinimwe bari bibye machine Pandagari rantwara kuri polisi nahavuye nanzi 100 byo gutinda gufunga umugabo wansengeye wanyoherereje watumyaza inzoga zose yazimenaguye ubakabari nakimuriye aho nari nuyi wanje reka mbikwereke nubundi urahari uri kubireba nushaka wange kuzamuka ari kuri kubibona dore aho ngani ho nabagi wanje simuhazi mu nzi yanjye dore niho nazanya akabari none we waransengeye ngo naguzigera ngo mfasha n'umusi warimwe ngo naguzafasha akabari umukozi w'Imana nkawe ngo ni wamfasha ngo nuko mfite akabari none